Imani Subeni niwe perezida mushasha wa Ministeri ya Air Force. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Vice Perezida Mayele natambuke hano imbere, dukomere Imana amashyi menshi cyane. We comptable uwitwa Mugabe natambuke hano imbere, dukomere Imana amashyi. Mugabe natambuke imbere. Reka tumwongere amashyi menshi cyane. Reka dusabe umujyanama uwitwa Moses, akaba n'umucuranzi ariko afite titre y'ubujyanama. Reka tumusabe atambuke imbere. Danilo ni ushinzwe ibintu bijanye nanone tujuru n'iterambere cyangwa se media. Tambuka dukomere Imana amashyi ku bwa Danilo. Numusoro bangutse cyane. Ngwigisimba kigira imbaraga ni cyakabiri. Ndabyumva ndanabyemera. Ariko gutese bikorwa gute? Gusa ndimugomba kurenza umwanya. Niba bahaye iminota 5, nimushaka mu buzine 3. Ariko ntimurenze iminota 5. Iyo mubyumve neza. Twagiye. Danilo ni ushinzwe ibintu bijanye nanone tujuru n'iterambere cyangwa se media. Tambuka dukomere Imana amashyi ku bwa Danilo. Numusoro bangutse cyane. Viva hola hola simba elonda yire. Mana we. Uri mana we. Ai elonda. Imani bagirire neza cyane.
ndagushima Yesu ainero tarubari ya gofino morio de sabuna ndani ya baye
Imani Subeni niwe perezida mushasha wa Ministeri ya Air Force. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ngira ngo muramubona ko araberewe. Rwose tumwongera amashyi menshi cyane. Araberewe cyane. Ya, kandi turuzi kuriya kwambara neza. Kuriya si ibi bintu kwambara nabi. Ariko buriya kwambara neza nyine ni byiza. Rero uyu niwe perezida uzatuyobora 2026 2027. Tumwongera amashyi menshi. Reka nanone dusabe vice perezida Mayele natambuke hano imbere. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Tumwongera amashyi menshi arimo gutambuka. Bamwita Mayele Alexis. Ni umupapa arubatse. Uyu afite abana babiri, hanyuma perezida nawe afite abana batatu. Dukomere Imana amashyi. None kira bogira abana badafite abo bashakanye. Bafite kira yaravuze ngo tubisobanure nimba bafite abagore. Rwose barabafite. Imana ibaheze umugisha. Reka dusabe secrétaire akaba ari nawe comptable uwitwa Mugabe natambuke hano imbere. Dukomere Imana amashyi. Mugabe natambuke imbere. Reka tumwongere amashyi menshi cyane. Bamwita Mugabe, aracyari umusilibateri, ntarubaka, ariko ntugatindega cyane kuko nta muntu uzawitindiza umurimo azokora. Icyiza nanone ni ukubikora kare. Nuko Imana imuheze umugisha mwinshi. Reka dusabe umujyanama witwa Moses, akaba n'umucuranzi ariko afite titre y'ubujyanama. Reka tumusabe atambuke imbere. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Hanyuma reka dusabe uwitwa Danilo, niwe ushinzwe ibintu bijanye nanone tujuru n'iterambere cyangwa se media. Tambuka. Dukomere Imana amashyi ku bwa Danilo. Ni umusore ubangutse cyane. Tumukomere amashyi menshi cyane. Uyu nawe ntarubaka, nawe azobigenze nkuko twari tubwiye Mugabe. Reka nsabe tumwongere amashyi menshi cyane bano bayobozi bacu. Tuza kwegereza mu mwanya kugira ngo abashumba basengere. Noneho reka mbavugeho ijambo rimwe. Icyambere ndabashimiye. Twabagiriye icyizere nk'abantu b'abayobozi bazatuyobora neza muri no myaka 2. Imana ibaheze umugisha. Ijambo rya kabiri n'abashimira tujuru. Harimo bamwe twakoranye muri no manda ishize. Twakoranye neza rwose. Twakoranye neza nabo. Imana ibaheze umugisha. Ubundi ni iryo jambo ngiye kubasogongezaho rijanye n'ubuyobozi. Nsoreze kuri recommandation umushumba ahita atambuka. Ni ukuvuga ngo umuyobozi cyangwa se un chef cyangwa se ijambo chef rigizwe n'amagambo 4. Ino se itangira, ino se français itangira, isigura ngo ni competence. Umuyobozi agomba kuba afite competence cyangwa se agomba kuba afite ubumenyi. Sukomeze agomba kuba afite competence iri suffisante
cyangwa se ihagije ku bijyanye n'icyo bamutoreye gukora. Iyo niyo se ino ya mbere. Ngira ngo ikurikirwa na hashe. Iyo hashe umuyobozi agomba kuba ari honnête. Il doit avoir l'honnêteté. Agomba kuba ari inyangamugayo. Iyo hashe nicyo isobanura. Hanyuma iriya irasobanurwa ngo ni educateur. Umuyobozi agomba kuba ari umu educateur, agomba kuba ari amezire yo gutanga uburere kubijanye nabo ayoboye. Allo. Hanyuma rero ino F isoza umuyobozi cyangwa se un chef cyangwa se un leader, il doit avoir cyangwa se il doit être ferme à la décision. Agomba kuba ari umuntu ugira decision. Ntabwo umuyobozi agomba kuba ari indecisive cyangwa se amahame. Umuyobozi agomba kuba ari amezire yo gufata icyemezo runaka. Titwakomera Imana amashi. Yes, izo nizo nshingano rero zanyu tubatoreye kugira ngo mutuyobore. Recommandation rero icyambere mugomba guca bugufi. Ubundi ga recommandation ni ubusabe. Nti turi gutegeka ni ubusabe. Siko Dani? Mugomba guca bugufi. Mugakorana n'ubuyobozi abashumba bacu, ubuyobozi bw'ikiyumbe, inzego zose. Mugomba guca bugufi mugakorana nabo. Icya kabiri mugomba kubana n'abantu bose amahoro. Icya gatatu mugomba guharanira kugira inshuti kuruta kugira abanzi. Kubera ko twasanze ko kugira inshuti ni ukwiteganyiriza mu buzima, ariko kugira abanzi ni ukwizanira umutekano muke mu buzima. Allo, ubwo turabifuriza kugira inshuti nyinshi kugira ngo twiteganyirize ibintu bizagende neza, ubuyobozi buzaborohere. Hanyuma rero reka dusabe umushumba wacu mu cyubahiro cye tuvire hasi. Bene data bapfukame hano, abashumba ndasaba na mushumba ko bafatikanya mubasabire kugira ngo Imana izabane nabo. Reka dukomere Imana amashimeshi cyane. Arabo yavuze ariko abandi ntiyabavugaho. Uyu banza nuweka hariya ntiyavuze nimba bubatse cyangwa batubatse. Ntimwumvishe ko yavuze abandi? Ngira ngo uyu twari twavuze ko ari umuselibateri. Uyu nawe ntarubaka mushumba uyu. Hanyuma uyu ni umupapa arubatse, afite abana batatu. Ndabazi barimo kwigira nabi yakaba yafite batanu. Nimwumva aya makuru nta rwenya turiho kandi ibyo turimo ni byiza. Rugabire reka tubanze tumushimire kandi dukomere Uwiteka amashi. Narinzi ko mvuga kuri aka kantu k'ubutwari bwiwe. Yaherutse kuza hano aje kudusura mu iteraniro, aravuga ngo ati umuntu azayicara akavuga ngo imyanya ngo bikina biki ngo satani zigira ati ugasanga rimwe na rimwe uzupfa kuvuga n'ibintu wenda umwanya se nibiki nza nkora byotuma ntaza gusura nana. Ati hano naha ati ugasanga bimwe ko turishiraho ibindi byaha kandi twarakoze n'ibindi byo kudasurana. Aka kabiri aravuga ngo iyo wagize inshuti nishi. Ariko Rugabire yarantangaje amagambo agira kuriya muhona resha sikwangana n'umugabo yarabayoboye neza ku ngoma ye, nta yandi makuru yandi twumvise. Muzakurikiza ibyo yakoze. Namba tu aravuga ngo ni ugira inshuti nishi, naye nakanditse ko nkavugaho ngo uzaba ufite umutekano uhagije, ngo kandi nugira abanzi benshi uzaba ufite umutekano mwinshi. Ati no byo kuviramo no umutekano muke, sorry,
umutekano muke byo kuviramo ndetse no kuzuhunga n'abandi mu buryo bwa nyine iyo wahunze ubuhaye uhunga urupfu. Reka mvuga aya magambo abiri wenda tuze gusenga. Namba 2, turashimira mwebwe mwese mwitabye ubutumire bw'aba bana bacu, Imana ibaha umugisha. Abinsaba siwe gusa n'abandi, ndakeka ko na Sibomana yaravuye hano n'abandi. Iri ni itorero ry'Imana n'abantu. Uzagira icyifuzo cy'icyo uzakora. Siza abageze aha abe n'amasuku sinzi ko hari ayo twabatse. N'intebe tuzitanga for free gusa mukazigarura. Ikibazo cy'abantu iyo waregeje cyane ibintu biza bigenda nabyo, mukazitira ariko mukazigarura. Nta mpamvu zo kwirwa ngo tubace amafaranga no kugira gute. No, uko twaribonye itorero nta wundi mu sponsor tugira n'abantu b'Imana uku nimwe, kandi icyo wabona gikehanye. Twari dufite amabafuru umunsi umwe yuzuye hano, batwara mwamwe yandi haya nandi tumaze kwiyubaka. N'ubu turiho kandi turakomeje. Ariko mugire neza igihe cyose mugifite umwanya. Girira undi neza, nagusaba service ari hariya kuri kariya kandi k'umutuku. Umanuke muhure, umufata ukuboko agere kuri ino skariye, agere kuri nikurikiraho, nagera hakuri tambarare nawe umurekura. Ejo tutazikakaza kubitariho. Tukomeye ku makanisa gutejo twese tuzayakinga dutahe. Izi nzira zikinguke tuyakinge dutahe, tuhamagara no bakenya nimuze ngize imfunguzo. Ikindi cyo cyaratuzanye musigarana no makanisa, turatashi iwacu. Iwacu hari imisozi dutegereje tuzubaka amakanisa, kandi twakuye amaplani hanakomeye tuzubaka ku misozi iwacu. Ibyo murimo mubyine inanga mwari mwarazima, noneho muzizinge. Sinzi umuhungu wavuze hajya ngo tuzinge tugire gute. Ibyo sibyo ndiho. Reka dusome uyu murongo wenda aba bagabo